umugabo witwa Ranga basimbutse urupfu, abo bari kumwe ngo mu modoka barapfa. Yaraswaho nta birenze nkuko banarashwe hariya muri Bukavu kuri Place de l'Independance baraswa. Ntabwo gutera Nanga igitero kuri convoy zaba ari skandale. Niyo mpamvu arindwa kuri rwego. Nuko kwibaza ngo umupropagandiste yabikuye ko nta nduri vugira gusa. Nicyo nanjye nibajije. Umupropagandiste yabikuye he? Kuko hari n'undi nese mbona bishyize mu Kinyarwanda ndavuga ibise byo byaba biturutse hehe. Hari abantu biyambuye intwaro n'amaniforme b'abafarese na kiba kiri muri Goma. Kandi ntago ibyo ngibyo babikora ngo urabatukuramo mu mwaka umwe n'iki nitani zashira. Reka tuzabikurikirane tumenye ngo nta muyobozi wa M23 utari Nanga wawaragabwe igitero nakabyitanye na Nanga muri Kibumba. Ese kutaribaza impamvu amadrone adakina n'amasuko adakinisha kuza gutera Goma. Nese ntago baza hano baba. Hano Kabira ngatuye kuri Kinyogote. Ni hafi ya hane FDL ikorera igigabo dutero n'iki byose. Kongo Felix Tshisekedi ko ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cyo kwica Joseph Kabila rishobora gutera kudeta ikaze kandi gahitana abantu benshi ejo hazaza. Banamuteye kudeta yabari challenge nk'izabandi bose. Sibyo? Muri Nigeria Tinubu bari bayimuteye ejo bundi. Barinda no guhagarika akarasisi kare kagiye kuba bari kumurasiraho. Sibyo? Kongo nagira ngo mbwana dukuri iki kintu bakishyira mu mutwe. Nta nubwo Tshisekedi turamuha ikiganiro ngatubwira ngo ntinya kudeta. Wasanga avuga ati jewe n'umushaka muzaze muyikubite mpfa kuba ndi president w'igihugu cyanjye. Tubwiwe n'iki se ko ariko kuki abantu shaka kugaragaza ko bakabira bari perfect. Amanyanga Tshisekedi akora Kabila atakoze nayaye. Ubuse za M23 ko baganira. Uwaze hakisangane byakwanga zirayanze. Uwaze hawuvira uwaze byakwanga barobambasha byakwanga. Aho yabahagamye. Buri ugiye muri revolution muri Congo City no ntambara M23 irimo na leta ya Kinshasa. Uzabigenzure neza nawe witonze. Uzabona ko Tshisekedi zifite ubugome bwinshi. Urumva? Yego. Ariko arakuntu ajya yigira biri hanze. Bikaba byakorohereza umuntu barwana. Buriya nka Kabila ku bantu bazi ukuntu yarwanaga na M23. Kabila yagukorera rage urumva? Yego. Ibintu bibi cyane dusaba no kuzatekereza kandi museka. Mu gihe Tshisekedi gutuka kuri radio guteka kuri televiziyo gutire hose ukamenya aho umwirinda naho mukatira n'iki byose. Ninde wabwiye abantu ko Tshisekedi ari umuperezida mu biyaga bya Afrika urumva? Mu mitegekere ye ku buryo wenda ahubwo ataba ari gutegeka nka ryabuye ritakwica isuka kandi waribonye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga Inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Marsha, sinzi uko ndibuze kubivuga kuri iyi ngingo ngiye guheraho aho nabonye uwitwa Imani Ntako Faith ari gusa aya makuru nuko ngo ari umukongomani ariko bamwe nabonye bavuga bati ise kuki bidashoboka abandi bamutera amabuye bati vuga uvuye aho ngaho aho yavuze wenda ngenda soma igiciro aza kumfasha uko ushobora kufite Twitter ati Nanga et les sortissants étrangers ont échappé à la mort à Kibumba au Nord Kivu. Les convois dans lesquels ils se trouvent a été attaqué mais par chance le véhicule niho ngiye bigarukira fungura linki uze kubireba. Namagambo yashakaga kugaragaza ko umugabo witwa Ranga basimbutse urupfu, abo bari kumwe ngo mu modoka barapfa ariko mbona bamwe bamusamiye hejuru abandi batari ko se kubera iki niba ari kuvuga ko ari muri Kibumba kuki mwumva ko nabyo bitashoboka ahubwo mukaba muri kumusamira hejuru. Warabibonye? Nabyumvise ariko ntabwo nabikurikiranye cyane pe ntabwo nabyitayeho. Bamwe bati birashoboka ko byabaho abandi atese kuki mutumva ko wenda byawe na propaganda gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkurikije ukuntu amakuru yakurikiranwa cyane aho social media igeze uyu munsi ntabwo warasa kuri convoy za Munanga ngo bigire ampleur nk'iyo mbona bifite uyu munsi. Yaraswaho nta birenze nkuko banarashwe hariya muri Bukavu kuri Place de l'Independance baraswa kandi niyo mpamvu barindwa bari abantu baba VIP barindwa umutekano kuri ya
uwacokoza n'abamakoro babateye inkweto bababusha batera izindi so nanga nta birenze kuba wagaba igitero kuri convoy ziwe ariko icyo kureba no kureba wazishobora wazimeneramo none se ko nanga arapfuye X naguhaye nawe bakabita nakanguye bose tatandukana kirema X basa narayisi byo ntago irimo kuza yego urakoze cyane umuntu wamaye amakuru yambwiye ngo ariko ngo mu minsi ngo mu minota mike yango mbonye wa mukongomani waraye postinze ngabisibye ntabwo yahise bisiba ntabwo irimo kugira yego ariko skandale yo kurasa ku muntu wa M23 bano ba VIP baba bateguriwe inzira yego nubwo ubona bahita ariko bujya habara bateguye inzira mu gihe kinini cyane rero icyo nkuramo giye nuko bitashoboka yego ariko none icyo nkuramo nuko bitabaye ngo ntabwo twabiyoberwa icyaba muri Kongo icyaba ku isi muri rusange nko tubona media imaze gutera imbere twakimenya kandi ntabwo gutera nanga igitero kuri convoy zaba ari skandale niyo mpamvu arindwa kuri rwego nyina arindwa ko ziko yaterwa kubigerageza rero ni kimwe ariko no kubishobora ni ikindi iyo biza kubaho kubera kwa kundi umuntu agira gutana wakaniyaminiya mba narabimenye ubusa amakuru yo mu 21 nayoberwa atarayo mu mitima wayo kuko kibumba si wo mutima wawe ushingiye yabara ayahe nawe nundi wese birambona ari propaganda ikintu kiza muri propaganda kigatera ikibazo nanone nuko ibibaza ngo umupropagandiste yabikuye ko ntanze urivugira ubusa umupropagandiste yabikuye he kuko hari nundi nese mbona bishyize mu kinyarwanda ndavuga ibise byo byaba biturutse hehe Tibaze se wa mugani ni kwa kunda umuntu ariko rero ndikongeye kwibaza ese gukesa bisiba nyine ari ibintu bijya bigucanga ukumva muri Kongo bafite serre de communication ishinzwe ibyo urumva noneho ntabwo tubona urugendo kone nanga yateguye ngo rupfube cyangwa rugeraho bigoranye muri za Kibumba hari imirwano yabereye muja muri no minsi ni hafi niyo nzira za Kibumba iyo mirwano ntabwo turi buyihuze ariko ikintu gikomeye umuntu agomba kumenya nuko izi nzira za Kibumba izi nzira za hakikije Goma nahoze mbona muri M23 basobanura ngo amakarisi atatu ni meya ni muri Katembo Julien bari babivugaga muri video nabonaga ejo harimo ngo yitwa Kasika urumva yego na bari mabenga sid na Noro sinibuka ikarisi amazina numvise avuga ngo hari kiri ikibazo n'amakarisi muri Goma taratungana yego nukwerekana rero ngo hari abantu biyambuye intwaro n'amaniforme babifaride n'iki bakiri muri Goma kandi ntago ibyo ngibyo babikora ngo urabatukura mu mwaka umwe niki nitani zashira so eskale bibonye bare banavuga ngo nitwe twasambanyaga abagore banyu igo ntago nakabonye nundi muyobozi wa komene Goma wari mu bivuga bamwita Julien Katembo yengera abanyabuga bazalendo bavuga ngo nitwe ngo niyo yasambanyaga abagore banyu ngo ninge ngo wabaciga ibitoki byanyu ngo ninge narabibonye urumva rero iyo attaque yashoboka ariko Sandri yiba twarabimenye kuyihimba rero abahanga muri communication burya kandi numva ngo wenda ntago ari igihimbano cy'ubuhanga ariko abantu b'abahanga muri communication bahimba ikintu ku mpamvu zacyo cyangwa no wabivuze akaba arabeshywe sibyo reka tuzabikurikirane tumenye ngo nta muyobozi wa M23 utari nanga wabaragabwe igitero nakabyitanyana nanga muri Kibumba mu makuru atatu dukoresha imbaraga kujya tuzabimenya kuko nta nduri vugira ubusa yego nta nduri vugira ubusa ariko aba VIP bararindwa pe ni Imana nubwo Imana ishyira amakayo bari amategeko babarinzwe Colonel nanga ararinzwe ku rwego rukomeye ni umuntu ari ku isi nk'abandi bose ariko uriya mugabarizwa ku rwego ugiye ntekereza ko runakomeye kurusha uko abantu bitekereza yego bano ba Kabila bananga abande baba bafite uburinzi burenze kuko urumva Tshisekedi ntabwo uvuga ngo urabakunda sibyo ese kutaribaza impamvu amadrone n'amasukuru adakinisha kuza gutera Goma nese ntabwo baza hano baba yego barahazi uza hano Kabila ngatuye kuri Kinyogote ni hafi ya FDL ikorera igigabo dutero n'iki byose burya mu nzego z'umutekano n'abantu babarenze mu nzego z'umutekano iyo bamaze gusinya ikintu bakavuga bati ubuhanga bwose twabushyizemo tekinike twashyizemo hano hararinzwe bahagutuza kandi bigakunda yego ni ibintu biri tekinike biri scientifique biga bakagira gute nutera bombe tuzayizimya nuza ku butaka tuzakurasa nuca amazi byose n'ibintu byumvikana bazagutuma ifi amagambo President Cyril Ramaphosa yaburitse Felix Tshisekedi
n'amagambo akiriye gute reka nyakubwire yamubwiye ko ngo ashobora guterwa kudeta nk'uko iki nyamakuru Sunday Times kibivuga perezida Cyril Ramaphosa yaburiye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cyo kwica Joseph Kabila rishobora gutera kudeta ikaze kandi igahitana abantu benshi ejo hazaza. Ati abayobozi babiri b'inzego za leta bamenye iby'ibiganiro byabaye hagati y'impande zombi bavuze ko Afurika y'Epfo yatunguwe cyane n'itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo gushyira mu bikorwa igihano cyo kwica Kabila. Bavuga ko Tshisekedi yari yemeye hamwe na Ramaphosa ko icyo gikorwa cyateza ibibazo byinshi kurusha uko byakemuka cyangwa se bagikemura. Ramaphosa se uko yicaje uriya wamusimbuye Jacob Zuma we ko bitamukoresheje kudeta. Rega Tshisekedi ni perezida, yego, afite abashinzwe umutekano yo kuva ku wa mbere kujya ku wundi wa mbere. Hanyuma kumukangisha Kabila ngo yamukorera kudeta, Kabila se we nta bantu yahemukiye ko batamukoreye kudeta. Tshisekedi rero bagira ngo abona kubwiye ngo bashaka kwiyobya ubwabo, bamugira nk'umuntu udafite ubwenge. Yego, Tshisekedi se no umusazi. Oya, abamurinda se bashinzwe iki? Kubera abajenerali yagiye afunga barimo n'abamurindaga ndetse ko yabafunze nyine kandi bari bashinzwe umutekano wiwe. Banamuteye kudeta yabari challenge nk'izabandi bose, sibyo? Muri Nigeria Tinubu bari bayimuteye ejo bundi, barinda no guhagarika akarasisi kare kagiye kuba bari kumurasiraho, sibyo? Kongo nagira ngo mbwana dukora iki kintu bakishyire mu mutwe. Kongo biriya bintu umuntu bamwe bajya bigira, sibyo? Nka wa mupolisi wari mu kororinga imbere ya banke bibye, yego, akaryoshya nanuza na sene yari hari. Wenda kubona umusirikare wako gatwaye inkoko ku mufuka agiye avuye kurwana. Amabi bakora ni menshi bari abasirikare ba Kongo. Babonye aba PM bafata umugore ku ngufu ngo yibye bank. Ariko ikintu nshaka kubwira, buriya nta gihugu kitagira inzego zikora neza kandi nubwo zitaba nyinshi kandi ziri shuwa ibyo zikora. Yego, bitari ibyo ngijya amaleta yakwirwa akora businga. Nese turi shuwa uwanditse ibyo ngibyo yakwitumenyesha inshuro Kabila yarakoze izo tentative bikanga. Ose tuvuga ko Kongo nta nshuro Tshisekedi yarageza kumerika bikanga. Yego, nibikunda bizakunda nko muri Madagascar, nibikunda nk'abandi bagiye bahirikwa. Yego, nibyanga bizaba bivuye mu buryo ki yakoze uburinzi bwiwe. Ariko ntabwo bamwira ngo Kabila agiye guhinduka homme fort wa Kongo kuko arimo kubebera azerera. None se perezida Kabila ugiye guhinduka ko ari umuntu uri strong muri Kongo, strong man utinyitse kurusha Tshisekedi. Tshisekedi ari ufite inkota n'ikirindi cyayo, uzashaka kuyimugabaho urumva. Yego, abashinzwe kumurinda bazayiburizamo, nicamo izabicimo nk'icamo n'ahandi. Hako Tshisekedi ntabwo ari umuntu udafite abizerwa. None se kitaba n'imbabazi buriya Tshisekedi arwanya na M23 imyaka igeze kuri 4 cyangwa 5 ubu ngubu. Kabila amaze nk'itatu bareba na yingwe, hari ubwo ngabo bose bamurebeye yingwe bamugiriye impuhwe ngo nyamuneka ngo gira gutyo ngo ntiturabitekereza bizaba. Ibihugu byibirana amabanga, Jacob Zuma yamwibira ibanga akavuga ati leta bembeke yaranyongoreye, ambwira ati ko Kabila avuze ati nzagikuraho, sibyo? Ubwo yamwibiye ibanga, ariko byaba bibaye nk'ibuye ryagaragaye ryaba bitakisha isuka, sibyo? Nta nubwo Tshisekedi turamuha ikiganiro ngatubwira ngo ntinya kudeta. Wasanga avuga ati jewe n'umushaka muzaze muyikubite mpfa kuba ndi perezida w'igihugu cyanjye. Tubwiwe n'iki se ko ariko kuki abantu bashaka kugaragaza ko ba Kabila bari perfect, amanyanga Tshisekedi akora Kabila atakoze nayaye. Reka Kabila yabaye imyaka 19 ntiyashyize ku murongo Kongo. Tshisekedi ayoboye hafi 7 cyangwa 6 nawe ahubwo ugiye no kureba buriya byanze muhoma byanga gufata. Nta Tshisekedi nta Kabila. Kabila se Tshisekedi kuburyo amahirika bigakunda ko yamucenze se akamukorera buriya bagahana ubutegetsi akongera akamuviringa. Tshisekedi twege turavuga nyine kuko tuba muri social medias, ariko ariye twiyambura akantu ko gutekereza cyane ukuva ko Tshisekedi agafuka imvugo arimo wenda wanagerageza kumurika bikakunanira. Ubuse za M23 ko baganira wazi hakisangane byakwanga zirayanze, wazi uvira wazi byakwanga bambashe byakwanga aba yabahagamye mu mahanga mu diplomasi akabahagamye hose akabahagamo. Ntabwo kongira wa nk'indwanyi idafite nayo intambwe ijya ireisisa. Aho yashara ntazagira umuntu kubeshya intambara ni intambara Sandrine.
urasa umuntu nawe akakurasa cyangwa ukamushyiraho iterwa no kushyiraho irindi. Rero ibyo bya kudeta Ramaphosa yamubwiye Tshisekedi nawe katayimubwiye kera se bakiri inshuti kuko atangiye kumuhanurira intuzi nyine nawe yatangiye gucanga ikarita akabona ko ubushize se yatubwiye ngo yakiriye nanga yakiriye Laurence Kanyuka. Yego ntabwo ari we mwakiriye mu ntoki ariko yakiriye muri Afurika y'Epfo na Thabo Foundation. Oya pfa ko yarakandiye mu gihugu cye akakari mu gihugu cyiwe Ramaphosa atabizi none atangiye kumuhanurira urupfu. Na Ramaphosa afite abamuhiga bamareba n'abandi bose ubwo nawe bazamukorera iyindi wese ntibamurasa bamurasa kuko ntabwo ari perfect pe. Ramaphosa muri Afurika y'Epfo bamurindira iki yagiye agenda ntawe umurize. Yohereje ingabo zo gupfira muri Kongo barabyandika urumva aba extremiste baba bagihari mu bihugu nka biriya bamuhiga. Yego reka twege kandi akantu navuga nk'umuntu mukuru burya gukora si ikintu rero Sandrine. Yego nkurikije ibyo nagiye mbona amateka y'iza Afurika ibihugu byacu ukajya muri Libya ukava mu bihugu nk'u Rwanda amateka twanyuzemo ukajya hari ukajya muri Kongo ubwabo sibyo. Hano mu Rwanda muri 92 indirimbo amashyaka yagiraga avuga ngo Habyarimana Gisuzu nava impundu zavuga sibyo. Muri Libya abantu baho bumvaga ko Gaddafi yabaryamiye wenda se na za Kongo bakuvuga ko mu butu nubwo yari umuntu mubi pe. Abo bose mvuze haruguru abantu babi cyane bateye ubwoba. Ariko urebye uko amateka agenda yihindagura akenshi na kenshi hari uko ati sa mahitamo meza yuko abaturage muri rusange batifuriza ibyiza ababayoboye bakumva ko iteka ukuyoboye yapfa yagira gute ibintu nk'ibyo. Yego burya umutegetsi yahirwa agatunganirwa agatunganya imirimo ashinzwe kugira neza abaturage atagiye mu nzira mbi. Akoze Libya zarasenyutse urumva. Yego hano tugira experience jenoside yakorewe abatutsi urumva. Kuko urumva abaheza nguni bashaka gukorera muri abo sanse yaba abantu baba ari abaperezida kenshi na kenshi niho abaheza nguni bashaka kunyura mu cyuho bakagera no ku migambi yabo bagategura ibyo byose. Ako ni akantu gato umuntu yavuga rero mbona wowe nk'uko wifuza kubaho n'undi mutegetsi yabaho agatunganirwa n'umuryango we nabe bose. Yego hanyuma abantu bagaherekanya umutegetsi nka za Amerika n'ahandi hose aho bikunze bigakunda aho byanze nyine ntabwo ishyano riba riguye hose ntabwo ikarita iba ari imwe. Ariko niba hari n'abazayirwa bumva Tshisekedi atabaho cyangwa abakongomani bamenye ko bashobora kubona umuperezida ari Tshisekedi akaza akabashyira habi haruta aho na Tshisekedi yarabashyize nkuko bavumiraga kugahera Kabila Tshisekedi yaza akabagezayo. Uwaza Tshisekedi nkuko ngapfuye ko kudeta bazi bameze gute bamushimamo ikise aho kugira ngo baye na shitani utazi n'amariko utazi wana na shitani mukora ku gasima kamwe umenye ko yaramutse ukamenya ko yagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero Ramaphosa ibyo avuga birashoboka cyangwa ntibishoboka ariko abategetsi b'ibihugu bajye bagira amahirwe ingoma igihumbi babeho urumva kugira ngo ibihugu bitekane sibyo. Yego habaho gusimburana ubutegetsi nka muri Kongo bari yabigenje bahanahana ubutegetsi mu buryo bunyuze mu nzira y'amahoro. Icyo kintu gena kwifuriza abanyafrika bakiri bato n'abakuru kugira ngo twe kumva ko ibyo Ramaphosa avuze niki wabihita bya producer. Buri ugiye muri revolution muri Congo Street no ntambara mu 20 irimo na leta ya Kinshasa uzabigenzure neza nawe witonze uzabona ko Tshisekedi zifite ubugome bwinshi urumva. Yego ariko arakuntu ajya yigira biri hanze bikaba byakorohereza umuntu barwana. Aguze drone ziri ku karubanda aguze Sukhoi ngizo sibyo. Asinya amasezerano idoha bukiye arashe nejo bararashe. Yego donc arakwereka uwo ari we ntabwo ari bwohereze wenda operation commando zo gusenya nk'ibiraro kugira ngo zize zihishe. Araza mu kirere indege niba ushaka ikizibiti kiwe unabifotoye nabanye baba bafotora nazo Sukhoi n'amatelefone. Ariko dufate nka batch za perezida biratandukanye buriya nka Kabila ku bantu bazi ukuntu yarwanaga na M23 Kabila yagukorera rage urumva. Yego ibintu bibi cyane dushobora no kuzatekereza kandi museka mu gihe Tshisekedi wagutuka kuri radio guteka kuri televiziyo gutire hose ukamenya aho umwirinda naho mukatira n'iki byose. Ninde wabwiye abantu ko Tshisekedi ari umuperezida mu biyaga bya Afurika urumva mu mitegekere ye ku buryo wenda ahubwo
ataba ari gutegeka nka ryabuye ritakwica isuka kandi waribonye, ntabwo wakwifuza ngo agumeho, kuko nawe ntabwo atanga umuti w'igisubizo, igisubizo ku kibazo gihari. Ariko hari ukuntu urukana umugore ugugura igufa ukazana urya, cyangwa umugabo nawe uri kugura ko nabo barya inyama ukazana uririmira bunguri, urumva? Oya Tshisekedi mujya mwitonda, azarangize manda, umva Tshisekedi azarobe manda yirangize, turebe uwahereje nawe agerageze amahirwe yiwe. Ariko buriya amakudeta, impfu ziri buriske z'abaperezida ntacyo bizanira, ntago kano karere kabifitemo amateka. Wabona yuko abantu bakwiye kuvuga bati ntago bikwiye gusubira. Genda icyo mba ntekereza, nibyo ni opinion yanjye niko mbibona, undi afite kubibona ukundi. Hari n'uwicaye avuga ati wamuhuha akavaho rwose, ariko ntuzu wamukurikira, ntuzu ubusagwe yazana uko bungana. Ubuhanuzi bwa Ramaphosa navuga ngo kuko ari umuperezida afite amakuru menshi, icyama ntibibe impamo, Tshisekedi akirambira rwose akazisazira. Nsa nusoreza kuri iyi ngingo, wabyakiriye gute rero kuba izi ngabo z'abaturanyi bacu, ubwo ni igihugu cy'u Burundi? Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Robes Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.